twongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe turi mu waro y'Nyagasani amaganga kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza buri munsi tubeshweho nawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda ije kutugirira neza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru gitagatifu tariki 5 Mata 2023. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 50 umurongo wa 4 kugeza ku wa 9. Nyagasani uhora yampaye ururimi ambwira icyo mvuga kugira ngo menye kuramira uwarushye. Buri gitondo arankangura akanyigisha gutega amatwi nk'abigishwa. Nyagasani uhora yanzibuye amatwi nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. Nategeye umugongo abankubitaga, imisange nyitegeza abamfuraga ubwanwa. Uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga bancira mu maso. Cyakora Nyagasani uhoraho arantabara agatuma ibitutsi bitanca intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nkibuye kandi nzi ko ntazakorwa n'ikimwaro. None se ko undenganura ari hafi, ninde watinyuka kumburanya? Naze tujyane imbere y'umucamanza, ninde uzanshinja mu rubanza? Ngaho niyigaragaze maze anyegere. Nibyo rwose Nyagasani uhora arantabara, ninde rero wanshinja icyaha? Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 69. Mana yanjye wo nyir'ubuntu budashira undengere kuko ariyo nkesha agakiza. Niyumanganye ibitutsi ku mpamvu yawe, nkemera gukozwa isoni n'ikimwaro. Nahindutse umunyamahanga mu bavandimwe, mba ntamenyekana muri bene mama. Ni koko ishyaka mfitiye ingoro yawe riramparanya, nibyo ngutuka ninge bishengura. Ibitutsi byambishije umutima bimviramo no kurwara. Ntegereza uwangoboka ndaheba, nshaka uwampoza sinamubona. Ibyo byanjye babiroshyemo uburozi, inyota inyishe banyuhira indurwe. Ubwo nzaririmba izina ryawe kandi ryamamaze mu bisingizo. Abiyoroshya nibabibona bazishima bati, mwebwe abashakashaka Imana murakagwira, kuko uhoraho yumva batishoboye ntatererane abari ku ngoyi. Mana yanjye wo nyir'ubuntu budashira undengere kuko ariwe nkesha agakiza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo umutwe wa 26 umurongo 14 kugeza ku 25. Muri icyo gihe umwe muri ba 12 witwaga Yuda Isikariyoti asanga abatwara abahereza bitambo arababwira ati, murampa iki nanjye nkamubagabiza? Bamubarira ibiceri 30 bya feza. Kuva icyo gihe atangira gushaka uburyo buboneye bwo kumutanga. Umunsi wa mbere wo kurya imigati idasembuye, abigishwa baza kubaza Yezu bati, aho ushaka ko tugutegurira ibyo kurya Pasika nihe? Ati, nimujye mu murwa kwa Kanaka mumubwire muti, umwigisha agutumyeho ngo, igihe cyanjye kiregereje, ndashaka kurira Pasika iwawe ndi kumwe n'abigishwa banjye. Abigishwa bigenza uko Yezu yabategetse, maze bategura ibya Pasika. Bugorobye Yezu ajya ku meza hamwe n'aba 12. Nuko rero igihe bafungura aravuga ati, ndababwira ukuri, umwe muri mwe agiye kungambanira. Birababaza cyane, batangira kumubaza umwe bati, mbese abari nge Nyagasani? Arabasubiza ati, uwo duhurije intoki ku mbehe ni ugiye kungambanira. Ariko rero hago umuntu wemeye kugambanira umwana w'umuntu. Icyari kuba cyiza nuko uwo muntu aba ataravutse. Yuda umugambanyi nawe aramubaza ati, aho ntiyaba ari nge mwigisha? Yezu ati, urabyivugiye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Turi mu gihe cy'igisibo by'umwihariko icyumweru gitagatifu, aho tuzazirikana cyane amabaye yo gucungurwa kwacu, ubabare, urupfu n'izuka bya Yezu Kristo. Tugeze rero ku munsi wa gatatu iki cyumweru gitagatifu, iminsi 3 ya mbere, kwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu, tuzirikana ku minsi ya nyuma ya Yezu. Amagambo 3 y'ingenzi tuzirikana muri iyi minsi 3. Ku munsi wa mbere twazirikanye l'onction. Maria Madalena asiga Yezu umubavu humura neza kandi uhenze nk'umukunzi we. Ku wa kabiri tuzirikana isangira rya Yezu n'intumwa ze, Cena Domini, aho tunazirikana nanone ubugambanyi bwa Yuda ndetse no kwikana Yezu kwa Petero. Ku bwa gatatu noneho ano uyu munsi wo kwa gatatu turazirikana la trahison, kugambanira nyine, gutanga inshuti yawe, gutanga umwigisha wawe, gutanga umuntu musangira, uko gutanga la trahison. Dukaza rero kuzirikana uburyo Yezu Kristo yagambaniwe, ntabwo agambanira umuntu wa kure no mu gihugu cya kure, ahubwo mu gihugu cye, umwigishwa we uwo bari gusangira, uwo basangira kabisi n'agahiye, bya bindi ngo igisambo kiba mu nzu. Amasomo uyu munsi rero akaza gutuganisha
kuri ukarisitiya dusangira tukunga ubumwe na Yezu Kristo twahawe, ariko tukunga ubumwe nanone n'abavandimwe bacu babandi nyine dusangira, tugomba gusangira kabisi n'agahiye. Ariko nanone ikibigaragaza ni umwe nanjye niyunga hagati yanjye nanjye ubwanjye, ubwo koko ngomba gukora icyiza igihe cyose mvuye gusenga. Mbere yo kuzirikana kuri ubugambanyi, tujye kubanza kuzirikana kuri uyu mugani ugira uti abasangiye ubusa ngo bitana ibisambo. Tuze gukura amafoto ane ngiye kubereka, nawe urebe koko ibisambo birimo, wasanga uri igisambo, wasanga nanjye ndi igisambo. Abasangiye ubusa bitana ibisambo. Ifoto ya mbere ungurira abakristo babiri b'abakristo b'indani, ariko ngo badashobora guhurira muri misa imwe, ntabwo bashobora guhurira ku meza amwe, ntabwo bashobora nyine gusangira na Kristo. Ubwo ni ubusambo. Wongera ungurire ifoto y'abakristo, urugo rw'abakristo umugabo n'umugore bacana inyuma, umwe agaca inyuma undi. Ubwo ni ubusambo nyine. Ifoto y'ubusambo umubyeyi wasanga uyiriho, wasanga ari ifotoje wambaye ubusa uri igisambo. Ubwa gatatu wongera ungurire ifoto y'abihaye Imana, ubwo ni padiri, masere ndetse na frere, babandi babana muri community imwe, basangira nanjye kuvuga umubiri n'amaraso bya Kristo, bagahurira mu masengesho, bagahurira ku meza, ariko umwe ari kugambanira undi, umwe ashwana n'undi, umwe ashobora no kurwana n'undi, kandi byaba kandi ngo abihaye Imana mwa. Mbega amafoto y'ubusambo, aho umwe ashobora kugambanira undi agafungisha undi, kuki atamwica? Pourquoi pas? Ku bwa kane noneho wongera ngurira ifoto nanone, reka tunyarukire mu rugo y'umugabo n'umugore bashobora gusangira ameza y'ibiryo, bagasangira ikiryamo, bagasangira n'isengesho, ariko uburyarya, bakaba banajya no mu misa, ariko umwe yatangiye urugendo rwo kujya kwandikisha gusaba ubutane, bari gusaba agatanya, kandi ngo ari abakristo b'indani, abakristo b'imbere. Mukristo umuvandimwe, nusanga mu mafoto uyariho, wasangaho nanjye tuyariho, ndimwe muri iyo kwarane narifotoje muri aya mafoto, wenda nambaye ubusa, nze kuzirikana ko ndi igisambo. Bityo umugani nanjye ushobora kunyuzurizwaho ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Ubwo ni ubusa nyine, muri gusangira, muri gupfa ubusa, mwambaye ubusa, mubona ubusa, none koko ibyanyu bihindutse ubusa, ubwo ni ubusambo. Izi foto zirabishye mubyeyi, nta wakwifuriza ko yazigaragaraho. Aha, cyo tifuza ko abandi bakujyana nawe ntukahiyira abandi. Mu gihe abo bapagani baca umugani ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo, twebwe kuko niba turi abakristo ducuye umugani ugira uti abakristo basangiye Kristo bahinduka nyine abakristo bunga ubumwe na Kristo n'abavandimwe babo. Ngiye ukarise abakristo bavandimwe tujye gusangira aha ngaha hamwe na Yezu Kristo. Bityo igihe cyose nabaye igisambo mba nanjye ngiye kumugambanira, igihe cyose nakunze amafaranga kurenza Yezu Kristo mba ngiye kumugambanira. Gukunda amafaranga kurusha Yezu Kristo, aho ni kwa Yuda. Amasomo y'uyu munsi rero adufasha gutagambanira abandi, adufasha kuko kunga ubumwe, ngubwo ubumwe ukarisitiya bingana ubumwe. Ni uko rero uza guhitamo niba ujya ku ruhande rw'ibisambo ku rwego rwa Yuda, cyangwa niba ujya ku ruhande rw'abakristo ubumwe, abasangira na Yezu Kristo, bagumana na Yezu Kristo muri inzira y'ububabare. Twumvise mu isomo rya mbere batwereka koko umugaragu w'Imana wibasiwe n'abantu, ariko akagira icyizere cy'uko nyine Imana igiye kumutabara, kuko abo bose nyine ntawamuhangara. Nibyo koko iyo wahawe ukarisitiya neza koko n'umutima mwiza, ugasangira na Kristo koko n'umutima mwiza, ntabwo ushobora kugira ubwoba bw'abanzi, ubwoba bwo kurwanya, kuko bazaboneka. Ariko humura, ntawe uzagutsinda, kuko Yezu Kristo ari hafi aho ngaho. Umugaragu utegera umugongo abamukubita, imisatsi ye akayitegeza abamupfuraga ubwanwa, uruhanga rwe ntaruhisha abamutuka, arerekeza kuri Yezu Kristo. Twatangiye ububabare, urupfu n'izuka bye, ko abamugambaniye, abamugiriye nabi ni bene wabo, nabo babanaga, nabo ba Yuda, bamwihakanye, nabo ba Petero, intumwa ze basangiraga. Uyu mugaragu rero agatwerekeza kuri Yezu Kristo, uwo twumvise muri ivanjiri ya none. Iyi vanjiri imeze nk'ejo twumvise ejo yari ya Yohani, none ni ya Matayo. Bagerageza kuvuga ibintu bimwe, ariko buri wese akagira nyine aho ahengamira. Yohani yatinze ku busambo bwa Yuda, ariko Matayo we ajya gutina ku bugambanyi bwa Yuda, atwereka uburyo koko Yuda yari yaraburiwe kuva kera kose. Yezu yamuburira ntiyumve, agakomeza kwikundira amafaranga aho gukunda Yezu umwigisha we. Bamwe rero bajya bibaza bati, ariko ubundi kuki iki kimanyu Yezu amukorejemo? Kuki ari cyo gitumye Yuda arangije gukirya agasohoka? Ubwo se iki kimanyu cy'umugati Yezu amuhaye nicyo cyari kirimo se kibi?
aha ikibazo rero tugiye kugisubiza turebe uburyo Yezu Kristo adashobora gutanga sekibi, ahubwo iyo wahaye Yezu Kristo wifitemo ubusekibi, wifitemo ubushitani, birangira nyine ni nko kumena amazi kwibuye ku rutare, ntabwo ashobora kwinjira nyine kubera iki harakomeye. Yuda yari yaburiye na Yezu Kristo. Yuda niwe wizize rero. Hari uburyo bwinshi cyane Yuda yagiye yaburiye na Yezu Kristo ariko ntiyumve. Kimwe nuko natwe Imana ituburiye tujye gucumura ariko natwe ntitwumve. Rero mu buryo bwinshi natoranyijwe mu buryo burindwi, gusa nawe uze guhitamo ubwawe bwagufasha bwinshi cyane bushoboka. Uburyo Yezu Kristo aburira Yuda ariko Yuda ntiyumve, agakomeza kuvunira ibiti mu matwi, kunangira umutima, gufunga umutwe, bityo koko agakunda amafaranga aho gukunda Yezu Kristo umwigisha we. Bari gusangira. Turahera muri rusange tugana ku mwihariko. Averite soma ya mbere Yuda yahawe ni igihe bari Betaniya, ngo twabyizirikanye ku wa mbere, ubwo Mariya Madalena yafashe umubavu uhenda akawusuka ku birenge bya Yezu, agatangira akabenaguza umusatsi we. Nuko Yuda n'ubuyuda bwe na bwa bugugu bwiwe butangira ngaho koko atangira arabika akantu gukunda amafaranga. Nibwo Yezu amubwiye ati abakene muzabahorana ariko njye ntimuzamporana. Yezu Kristo yaramubwiriyemo, nuko Yuda ntabwo yabyumvise, yakomeje kunangira, ntiyumva iryo jambo rya Yezu, ntiyumva ko amubwiriyemo ko ari hafi kumugambanira. Averiti soma ya kabiri nuko Yuda, nkuko twabizirikanye muri Evanjiri, complot avec l'extérieur, ni kwa kuva muri communauté ukajya hanze, kandi koko muzumwe n'abavandimwe ukajya hanze gushakira aya makuru, kwa kundi ugiye nyine kugambana umuvandimwe. Ngo ubwo yabwiraga abatwara heza bitambo ati murampe iki ngo mubagabize, biza kurangira mubari ibiceri 30 ngo bya feza, ngo kuva igihe atangiye gushaka uburyo buboneye bwo kuzamutanga. Amen amen. Aha aho ngaho naho harimo akantu. Yuda abitse amafaranga, abitse umuvumo, abitse ubucibwe. Averiti soma ya gatatu noneho ntago bikiri hanze, ahubwo noneho bageze muri communauté yabo, noneho bari ku meza cena domini gusangirana nyagasani. Noneho nabwo nanone Yezu Kristo agiye gutangira koko amuburire, ariko Yuda ntabwo aza kubyumva n'ubundi. Yezu yababwiye muri rusange, invitation adressée à tous, ati umwe muri mwagiye kungambanira muri rusange. Aho Yuda nawe yakiza kumera nka mwana w'imfubyi wumvira mu rusaku, yari guhita yumva kwarimo. Nibwo rero batangiye bagenda bamubaza umwe. Aha kane nuko nyine invitation particulière, noneho Yezu Kristo agiye kumwibwirira wenyine. Ubwo umwe yayimubaza ati ni njyewe nyagasani, na Yuda nawe ngo aramubaza ati ni njyewe nyagasani. Yezu ati wabyivugiye. Ubwo se koko aho ngaho ari ikibazo ataramukoreye, noneho agezeho naho kugira gute kumutunga agatoki ati ni wowe. Yuda nanone arabyangira, aranangira, ubugambanyi bwe buracyakomeje. Noneho aha gatanu ni ikimenyetso noneho Yezu agiye gukora, wongeye gukoreza umugati ngaho mutamika, uwo ngo nigiye kungambanira. Mu Bayahudi ngo iki kimenyetso cyo gutamika undi umugati ukamukoreza mukamutamika, ngo cyari ikimenyetso gikomeye cyane cy'urukundo, cy'inshuti, symbole d'amitié. Iki kintu rero kikaba gikomeye cyane noneho Yezu akoze, amuhaye n'ikimenyetso kigaragara. Ariko Yuda ntabwo abyemeye pe, ahubwo arangije kurya icye akandagiye n'isahani aririyemo nka yambwa. Ikindi kimenyetso cya gatandatu nuko Yezu yamubwiye ati ibyo ukora bikore vuba, nkuko twabizirikanye. Yuda rero ngo ahise asohoka nyine ako kanya, ngo hari nijoro. Ikindi kimenyetso cya karindwi noneho gikomeye cyane ni n'umubare karindwi nashakaga gutindaho, la malédiction, ngo hago ugiye gutanga umwana w'Imana. Ariko Yuda nta nubwo yatekereje ko ari mu ntumwa za Yezu yatowe ko agomba gusigasira ubutore bwe, ahubwo icyo yakoreye umuvumo aho gukorera umugisha. Ni koko mu Kristo umuvandimwe, ninde watinyuka gukorera umuvumo kandi koko yumva koko yakagombye gukora umugisha? Beni Yuda ahangahe ari gukebuka. Yezu yaramukebeye ati nyaboneka wijya mu bivume, ngwino ujye mu bahire, witanga umwana w'Imana. Ariko Yuda agira gute? Ahita arisohokera, ngo hari nijoro, la malédiction, ajya gukorera umuvumo. Kandi arinde ari umwishwa wa Yezu, son économe vraiment, umusangira ngendo wa Yezu, basangirira hamwe. None agize gute? Aramugambaniye. Mu Kristo umuvandimwe, ntibirakubaho wowe umuntu mubana, umuntu mugendana, umuntu musangira kabisi n'agahiye, ari ukaza gutangara, ari ukugambanira, ari ukwiba, ari we gisambo. Wasanga nge nawe turi kuri liste rwa rutonde rw'ibisambo,
bikunda gusa amafaranga, bahera mu gitondo bashakisha amafaranga, ariko nta mwanya ushobora kubonera Yezu. Ntabwo nshobora gusangira na Yezu nyine, Yezu arampereza, ariko kubera ko umutima wanjye uri hanze, ndibiri hanze, bikaza kurangira koko nta mwanya ngira muri community yanjye, nta mwanya ngira mu rugo rwanjye, urugo rwanjye ndugeramo bwije, ari ukwikiza kugira ngo gusa amenye ko mpaba, ariko n'ubu ntagomba mu rugo, mba hanze, nibera hanze. Iyo uba hanze nyine utoragura ibyo hanze, imico yo hanze, bikaza kurangira utagera mu rugo iwawe. Abo ni ba Yuda, babagabo bataha amajoro. Nirinze kuvuga abagore mutaza kundakarira, kuko nta mugore nyine wiyubashye koko utaha amajoro. Ngo abagabo nitwe babishyiraho, nitwe twagowe abagabo, nitwe ba Yuda, turabyemera. Nuko rero abakristo bavandimwe, buri wese acunga igihe agenda nijoro, igihe ava muri community, igihe ava mu rugo rwe, igihe ava mu mutima we, igihe ugambanira Yezu mu mutima wawe, iryo nijoro. Uwo ni umuvumo uri gukurura, umeze nyine nka Yuda utarumvise Yezu kuri ingingo ya nyuma, ingingo ya 7, kwikurira umuvumo igihe cyose ugambariye umwana w'Imana. Kandi umubare 7 nyine wakavuze benediction, umubare ko kutuganisha ku butungane Imana, ariko bikaza kurangira koko ni kuri uyu muvumo. Nguko Yezu Kristo adukebura, agakoresha abahanuzi, agakoresha bibiliya, agakoresha ibimenyetso, akankomanga ku mutima, akampereza ifunguro, akampereza ukaristiya, akanyiha wese, ariko nkabyanga, nkanangira, ngakomeza kunangira. Mu buzima busanzwe Yezu Kristo ntabwo gutwohereza ibimenyetso natwe kugira ngo twe gukunda amafaranga gusa, ahubwo bari Yezu Kristo dukunda. Amafaranga dufasha gukunda Yezu, ahubwo icyacu dukunda amafaranga kurusha Yezu. Nk'uko tujya kuri kote y'ibisambo, ku ruhande rw'ibisambo, naho uruhande rw'ubumwe rwasenyutse kera. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abagabo babiri bari bashinze ingo, Petero na Yohani, ngo bari abakristo b'indani kandi bari n'inshuti z'akadasohoka. Bityo koko bakajyana mu kiliziya, bakajyana gusenga, bari ab'indani mu itorero. Ngo ariko Petero we akaba ari umukire w'umuherwe, milliardaire, yari afite ifaranga byinshi cyane, ngo ni pusi itasimbuka. Ariko Yohani ngo akaba yari mwaye, ntago yari umukene, ntabwo yari umukire, ntabwo yarakize cyane muri make. Akarusho ariko Yohani ngo yarafite umugore mwiza, ubwiza nyine bw'inyuma, ubw'uburanga. Nuko igihe kiza kugera koko Yohani nubwo ajya gusenga ntashira amakenga umugore we. Nuko igihe kimwe kiza kugera koko ataha, nanjye kuvuga nijoro ubanza yaravuye nko mu misa, kubera ko umugore we akenshi ntabwo yakundaga kujya mu misa. Akabwira Yohani nyine ko arwaye, Yohani nyine akamwihorera. Nuko rero umunsi umwe Yohani avuye mu misa, asanga hari umugabo uri mu rugo rwe. Maze koko amaze kumusanga, agiye kumushaka kugira ngo banza arajye nko kumutema cyangwa kumugera nabi, aramubura, wa mugabo aramucika. Nibwo rero asanze umugore we, aramubwira ati, ibintu ni bibiri, urahitamo uyu mugabo mwari muri kumwe, uhitemo umumbwira izina, cyangwa uhitemo ujya iwanyu, ubundi iwanyu bangarura inkwano yanjye, ubundi uguma iwanyu, mwirukane ujya iwanyu. Wa mugore wa Yohana areba hirya areba hino, atekereza uburyo agiye guseba n'icyo kimwaro cy'uko agiye gusubira iwabo bakagarura inkwano, kuko Yohana nyine yakundaga ibintu bigeze aho ngaho. Nuko bigeze igihe koko, aho kugira ngo ajye gusebera iwabo, yiyemeza kubwira wa mugabo izina rya wa mugabo koko bari bari kumwe. Igihe rero cyaje kugera, bumvikana koko bombi n'umugore we. Umugore amaze kumuhishura n'igihe uwo mugabo ajyaza kuri icyo cyumweru nyine, aribwo nyine aza bakagumana. Biza kurangira bakoranye inama n'umugabo we ari we Yohani, ko bagiye kwiga uburyo bwose bagiye gufatisha uwo mugabo umunsi w'icyumweru nyine, ubundi bakamufatisha, maze akazabaha ku mafaranga, kuko nyine rero umukire, yari umuherwe ukaze cyane. Nuko rero igihe kimwe kiza kugera, wa mugore wa Yohani koko aguma mu rugo ku cyumweru nk'uko yari yarabitangiye, maze Yohani n'abana ngo bajya mu misa. Yohani rero akaba afite umuco mwiza wo kunyura kwa Petero kugira ngo koko bajyanirane mu misa. Nuko rero ngo baragenda we na Petero bagiye mu misa. Ngo bageze mu misa, bishoboke ko misa itangiye, umwe muri abo babiri yarasohotse, undi ntiyamenye yundi agiye. Nuko amaze gusohoka, turaza kumva iyo yagiye koko. Igihe rero cyaje kugera, bishoboke ko misa yari igeze nko hagati, Yohana bayikubise mu rugo rwe ngo pa, nkuko bari barumvikanye n'umugore, iyo komplo we n'umugore. Yohana ageze mu rugo koko, asanga wa mugore koko ari kumwe n'undi mugabo. Nuko rero nkuko bari babyumvikanyeho n'umugore we, ko bagiye gusaruza amafaranga ibyaguye aho ngaho, ni nk'isoko ry'amafaranga bagiye kuyoragura. Maze Yohana banza yarabadukanye umuhoro, ashaka gutema wa mugabo uri kumwe n'umugore we. Ubwo rero baguye gitumo. Ngaho nawe fora uyu mugabo, izina ry'uyu mugabo wari uri kumwe n'uyu mugore wa Yohani. Yohani rero asanga ari Petero, wa wundi bajya bajyana gusenga, wa wundi bakorana umurimo w'Imana, ari we koko ujya umuca inyuma,
bana batekereza uburyo koko Yohani uyu muharaza kubangura imbere ya Petero araza kwiyakira gute imbere ya Yohani kandi yaramusize mu misa. Bari bavuye gusengana bombi, bahora bajya gusengana. Ngana batekereza ugiye kubabarira undi muri aba ngaba. Nuko Yohani mu gihe agiye kubangura wa muhoro abwira Petero ati, umva rero Petero, uransinyira amafaranga atubutse mbere yuko nkurekura cyangwa uhitemo ngo usebye, ubundi bivuge nkujyane mu rukiko kuko warampemukiye. Igihe rero cyaje kugera, Petero koko arebye umuhoro muri hejuru, arebye koko nicyo gisebo ashobora gukura aho ngaho, asinya sheke amafaranga atubutse cyane menshi cyane, nka twa miliyoni tw'amadolari twinshi aho ngaho. Nuko arangije ko gasheke agasigira Yohani, asiga wa muhoro atyo, asiga na cya gisebo atyo, maze koko arataha mu rugo rwe. Konti ya Petero koko birumvikana amakonti ye nyine asigara arangaye kubera rwa ruho rw'amafaranga amaze gusinyira. Ngo kuko urugo rwa Yohani narwo rwaje gukira, rurakira. Urugo rwa Yohani narwo ruhita rurakira. Naho Petero nawe agenda amaramasa. Nirinze kuvuga ko yagiye yambaye ubusa. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nguko abantu benshi bagiye bakirira kuri bagenzi babo, bagiye bakira n'amafaranga y'umuvumo. Kwakira amafaranga ibiceri 30 bya feza y'umuvumo. Nguko abantu benshi bagiye bakiriye ku bandi, bakiriye mu ngeso mbi. Nibwo uzasanga nyine Yohani n'ubuyohani bwe akajya gucuruza umugore we. Wasanga umugore ari wowe, wasanga umugabo ari njyewe Yohani, wasanga umugore ari wowe nawe, bakagucuruza kugira ngo byari inyungu mu rugo. Ngaya amafaranga ya Yuda Bakristo bavandimwe benshi twikoreye mu ngo zacu, benshi tutunze mu ngo zacu, ko twagiye ducuruza abo tubana. Ugacuruza umugore wawe. Yohani, mbega wowe inshuti yawe Petero uyifatiyeho umuhoro. Petero. Aha, musangira na Yohani ariko ni wowe umuca inyuma. Nk'uko tujya mu kiliziya ntidutere Petero cyangwa Yohani amabuye, natwe byatubaho igihe cyose tugiye mu kiliziya tukaza gusohoka mu kiliziya tumeze gute? Turi gushwana, buri wese afite imigambi mibisha mu mutima we, ibikorwa bibi by'umwijima, ariko urarikira umugore wundi. Ngubwo busambo, ngaya amafoto y'ubusambo twavuze haruguru. Tugasangira ukarisiya, tugasangira isengesho, ariko umutima uri ahandi. Ubwo ni ubuyuda. Uko no kumera nka Yuda, ntidutere ba Yuda amabuye Bakristo bavandimwe. Uko natwe iyo dusoze mu kiliziya tukajya kugambana, tugasohoka tugiye guca inyuma, tugasohoka tugiye gusenya ingo z'abandi, ubwo ni ubuyuda. Uko no kugambana, ubwo ni ubugambanyi, c'est ça la trahison. Uko Yohani azagambanira Petero, uko Petero azagambanira Yohani, bikaza kurangira bigenze gute? Nkunze amafaranga, nkunze ibintu kurusha abantu, ubuntu bw'Imana nkabubura, ngaza gutahana iki? Umuvumo. Hagowe umuntu uzatanga umwana w'Imana, aragowe. Ikiruta nuko atari kugira gute? Ibyo bindi nawe uze kubikomeza, ni Yesu wabivuze, ntabwo ari jyewe. Rero Mukristo muvandimwe, uze gukora umwitozo nawe, ureba amafaranga utunze, nawe uze kureba ahantu wayakuye. Wasanga ameze nka bya biceri 30 bya feza koko Yuda yafashe, ariko nyuma yaje kubifata bigira gute? Arabijugunya, ajya kwimanika. Ngo kuko ingo zacu nyinshi bizarangira dushaka kwimanika. Ujye ureba amafaranga ukoresha ahantu ava, wasanga ava kwa sekibi, wasanga ava mu bugambanyi, wasanga warakize kubera iki? Kubera ibintu wagiye usarura, ukuye mu burayi, ukuye mu businzi, ukuye mu busambanyi, ukuye mu kugambana, ukuye mu kwica abandi, ukuye mu gufatiraho abandi umuhoro. Petero, Yohani. Kazasanga konti yawe yambaye ubusa, abana inzara iri kubica mu rugo, nta kintu gikibera kuri konti yanyu, iri gutambukaho ibitagangurirwa n'ibinyabwoya. Kubera iki? Udufaranga twagiye hehe? Twagiye muri ya mafoto y'ubusambanyi, y'ubusambo, amafoto y'ubusa. Ukunda ibintu kurusha Yezu, ukunda ibintu kurusha umuntu. Ngo ubugambanyi muri no minsi, ngo ubugambanyi buturiho, gusenya ngasenya n'iby'abandi. Ni kangahe Yezu Kristo atamburira? Iyo ndi kumva ijambo ry'Imana buri munsi, Yezu Kristo arambwira ati, padiri, uramenya kiriya kintu utaza gukigwamo uyu munsi. Ngafunga amatwi, simbyumva ati, ntabwo ari njye babwira Yezu, ntabwo ari njyewe. Yezu aho yaba ari njye? Yezu hano ubwakubwira ati, ni wowe, niho ndi kubwira padiri, masere, frere. Ibintu wibikora. Bikaza kurangira ko kubigenze gute? Ufunze umutwe ukadanangira n'umutima. Ubwo ni ubuyuda, kwanga kumva Yezu. Bakristo bavandimwe, iki gihe nicyo kumva Yezu. Numve aho Yezu Kristo ari kumburira, kuko ntago ndi ntungane, ndi umunyabyaha, ndi umunyantege nke. Ntegereje igisubizo cyahize ijambo rya Yezu rimbwira riti,
have padiri reka ibyo bintu umutima nama wanjye nongere ngugarukemo numva ukuntu Yezu Kristo ari kumburira ati reka ibyo bintu mukristo reka ibyo bintu ugiye gukora twese tuba turi kunzira nanjye kuvuga y'ikibi ariko Nyagasani agenda kubura ati icyo kintu wakiretse nimwumvira ndivuze gukira kandi gakiza n'abandi mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Sinzakorera bamwe babiri